nukuri ndabikora. Amen. Haleluya. Amen. Ako ndumva nuzuye amavuta Yego. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mbanze mbasobanurire amavuta ndimo ndavuga. Haleluya. Amavuta ndimo ndavuga. Amen. Subuto ndimo ndavuga. Amen. Amavuta ndimo ndavuga. Sigareserine ndimo ndavuga. Amavuta ndimo ndavuga. Amen. Haleluya. Sigikwatwara ndimo ndavuga. Haleluya. Amavuta ndimo ndavuga. Umuntu uri muratesha agaciro uyu munsi. Maybe niwe ejo wagushyiramo umugisha wawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuntu uri muratonganya iki gihe. Amen. Amen. Ejo niwe wagushyira heza hawe. Amen. Uko ngenda ndumva ariko haleluya haleluya. Ndimo ndumva rata wagira ngo hari meditation ifite. Amen. Amen. Ako ni meditation tuba twarahawe n'Imana. Njyewe iyo ndyamye iyo ngiye kuryama. Yego. Kenshi na kenshi mbanza kwiyegereza Imana nkabanza nkakurikizaho gusoma Bibiliya. Nkunda gukorera Imana ku buryo nshobora nko kuva hano nkajya nk'igikondo. Yego. Ngiye gusenga aricyo kinjyanye gusa. Yego. Uyu mwuka duhumeka akenshi na kenshi uzase nkubaza umuntu ngo kuri bomboni isaha imwe nanga ni amafaranga menshi cyane. Ngatekereza none w'Imana iguhaye fagitire. Imana ishimwe cyane ikakwishyuza. Amen. Umwuka wose wahumetse wabona ayo yishyura iyo nyine majije ngiye kwiga ndi ku ishuri. Iyo ndi muri raci hari igihe mba ndimo nabwo kwiga kandi niyo dutashye naha mu masaha akuze. Naha mu masaha akuze bamwe barataha ngiye ngasigara mu ishuri ndimo ndiga. Nkaza kugira n'umwanya wo kwiyegereza Imana. Nibiki bibaye mwisi ya baba reka shagenda wintuburira amakuru twarayamenye ubu nta nyoni gisinziriye abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe. Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa. Turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Reka nizere ko meze neza nshuti bakunze bibishura TV. Nitwa Jean Paul. Hanyuma turi kumwe na mugenzi wacu umusore twongeye kwakira bwa kabiri ngira ngo mumaze kumenya, ariko nanone kandi hari hashize iminsi mu by'ukuri tutamwakira kuri kamera zacu. Ngira ngo ibyo ari byo byose mumurebye sinzi ko wowe umukurikiranye ari ubwa mbere wabasha kumubarira imyaka ngo ningahe, ariko araza kubitubwira hanyuma tubonereho kuganira. Ariko nanone yatwibwiye. Yesu ashimwe cyane musore. Yesu ahimbazwe. Kutangiye uvuga gakeya musore. Yesu ahimbazwe. Urcyo rwose muri ayo mavuta kabisa. Amazina yanjye giye nitwa Jean Paul. Wowe amazina ninde? Ya amazina yanjye ni Ishimwe Salomo. Imana ikaba yaramaye n'irindi zina ryitwa Dawidi. Ni Ishimwe Salomo hanyuma ukaba na David. Mu by'ukuri kubishura TV twigeze tukwakira, hanyuma kandi uri umwe mu basore bakunzwe bakundiwe ubutumwa. Mugani akaya ndirimbo igira iti niba unkunda unkundire Imana. Rero mu by'ukuri twongeye kukwakira wiyumvemo ikaze, ariko tukubwira ko kubishura TV nyamara ariko burya abantu baragukunze. Sinzi ko barabashije gukurikirana ubutumwa, ariko komenti zivuga neza na bamwe bajya bavuga bati hano murimo muresikoroka n'iki bintu nk'ibyo, ariko abo nta wababuza. Bajya bavuga ngo nta wabuza impara gucuranga. Waba warigeze ukurikirana ivuga butumwa watambukije? Nararikurikiranye. Ndakwakiriye ariko ugize kugerageza uvuge cyane kugira ngo nyine mikoro zitaza kugenda zifata hamwe bizamuka handi bimanuka. Nagira ngo ngusengere niturangiza dukubite tubangura tudatinze uhanura ukutegetswe. Watuzaniye ubuhanuzi cyangwa warasomye cyane muri iyi minsi Imana iganira nawe mu ijambo?
byose birahari byose birahari kubera Yesu rata kubera Yesu. Amen. Ndakwakiriye rero udusengere, numara gusenga nyaboneka uhanure mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Data mu izina ryawe ryera, uri Imana, uri Imana ikora, uri Imana uraganja, uri Imana uri nyacyubahiro, uri Imana rata ndabyumvisha, uri Imana twarakubonye bikomeye, tukubona abarozi baje, abanzi bacu bahagurutse, urahaguruka nawe uritamurura. Uwiteka ni wasinziriye, kuko iyo uza gusinzira tuba twarashizeho. Twari tumaze igihe kinini cyane, twari tumaze iminsi myinshi cyane, ibyumweru byarakubise amezi ararangira, imyaka rata yaragiye. Akuwiteka tubanjije kuguha icyubahiro. Rata uri rubasha, uri inkomezi yacu, usinziriye ntitwabaho, kandi niwigeze uhunikira igorogota waraganjije. Aleluya. Amen. Ako nushimwe Mana, kubera yuko uri umungeri wacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Turakwakire mu izina rya Yesu, hano urukutegetse. Nukuri ndabikora. Amen. Haleluya. Amen. Ako ndumva nuzuye amavuta mu Yego. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mbanze mbasobanurire aya mavuta ndimo ndavuga. Haleluya. Amavuta ndimo ndavuga. Amen. Subuto ndimo ndavuga. Amen. Amavuta ndimo ndavuga, sigara serine ndimo ndavuga. Amavuta ndimo ndavuga. Amen. Haleluya. Sigikwatari ndimo ndavuga. Haleluya. Amavuta ndimo ndavuga. Namwe rata dukomora ku Mana. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Imana kandi ikindi himbaza. Amen. 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 Twabonye Imana bikomeye. Yego. Twabonye Imana. Amen. Amen. Abarozi baje, Imana nayo yarahagurutse. Yego. Abanzi bacu baje. Amen. 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 Abanzi ratari igihe bajya bagenda bakongera bakagaruka. Yego. Imana nayo irongera irahaguruka. Babona yuko Imana yacu ishoboye byose, kandi nta n'icyayinanira. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera yararirimbye aravuga ngo uti nzi yuko ushoboye byose kandi nta cyakunanira. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe kandi yumve yuko nyishimye. Ndagira ngo amen. Amen. Banze mvuge kuri aka kantu gato. Yego. Twige kubana n'abantu neza. Imana ishimwe. Amen. Twige kubana n'abantu. Amen. Amen. Umuntu ejo rata. Haleluya. Haleluya. Ubyumvishe watera haleluya. Haleluya. Umuntu ejo niyo wakwicaza mu mugisha wawe. Yego. Imana ishimwe. Amen. Umuntu uri muratesha agaciro uyu munsi, maybe niwe ejo wagushyira mu mugisha wawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuntu uri muratonganya iki gihe, amen. Amen. Ejo niwe wagushyira heza hawe. Amen. Amen. Abantu buriya nibo bagenda badushyira mu migisha yacu. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo twige kubana n'abantu iki bose amahoro. Amen. Imana ishimwe. Ariko njye nawe amen ndagira ngo tubane amahoro. Imana ishimwe. Kandi amen. Amen. Wenda niwe wananyinjiza mu mugisha wawe. Amen. Wenda ninjye rata wakwinjiza mu mugisha wawe. Imana ishimwe. Ninjye wakwinjiza mu mugisha wawe. Uwo musozi umaze w'igihe ukagera ngaho ukamanuka. Imana ishimwe. Uwo musozi rata ubwo butayu ukagera ngaho ukabuvamo. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko rata twabanye n'abantu uti amahoro. Imana ishimwe. Ariko ndumva mfashijwe. Rata nawe urabyumvishe? Ndabyumvishe cyane. Nipfashwa n'ufashwa ndarekera. Oya ntabwo bibaho. Nipfashwa n'ufashwa ndahita ndekera. Imana ishimwe cyane. Ndahita kwareka nyiri ahangaha. Imana ishimwe cyane. No birasaba yuko uza gufashwa, kuko ngenda ndumva. Ariko haleluya ndimo ndumva rata wagira ngo hari meditation ipfite. Amen. Ako ni meditation tuba twarahawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi ikindi Imana ihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Twagiye ku musozi. Amen. Mu butayu turahajya. Ariko Imana ishimwe. Turi n'abanyabutayu. Imana ishimwe. Amen. Mu mazi twarahasengeye. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko niba unkunda mbere na mbere ubanza unkundira Imana. Amen. Yayibashije kutugeza iki gihe
tugihumeka umwuka wa Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Yego. Ndagusaba yuko tubara. Yego. Dusoma kubara. Yego. 24. Yego. Kubara 24. Yego. Igice 24 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri aho honyine. Yego. Kubara igitabo cyo kubara igice cya 24 turasoma umurongo wa mbere dusome n'umurongo wa kabiri. Ndumva ariko wambwiye. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo Balamu abonye yuko Uwiteka akunda guha Abisirayeli umugisha. Balamu, haleluya, buretse nkubwira aka kantu gato. Dawidi, amen. Imana ishimwe. Abonye yuko Imana yacu ikunze guha Abisirayeli umugisha. Uyu witwa Balamu, ni Balamu. Balamu abonye yuko Uwiteka akunda guha Abisirayeli umugisha, ntiyagenda nka mbere gushaka indagu, ahubwo yerekeza amaso ye mu butayu. Imana ishimwe cyane. Barata yerekeje amaso hehe? Mu butayu. Mu butayu. Amen. Imana ishimwe yuko atayerekereje ahandi hantu, ahubwo yerekereje mu butayu. Aravuga ngo nanjye reka ngende we. Hariya ni Imana ikunda guhera Abisirayeli umugisha, kandi nanjye wanda ngiyeyo uwo mugisha nawe uhakura. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Nkomeze. Komeza. Balamu arambura amaso. Balamu arambura amaso abona Isirayeli baganditse nk'uko imiryango yabo iri. Imana ishimwe. Umwuka w'Imana amuzaho. Amen. Amen. Amajije kumuzaho rero komeza aratoshye. Ubwo nukuvuga ngo nshyireho n'uwa gatatu. Aca umugani uhanura ati. Aca umugani uhanura ati. Mwene Balamu mwene Bewori. Amen. Aravuga umuntu wari uhumirije amaso aravuga. Amen. 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 Ariko Yesu arashoboye. Yego. Amen. Amen. Twagiye tubona Yesu bikomeye. Yego. Amen. Amen. Yesu twamubonye uribuka cyagiye urwaye. Yego. Amen. Amen. Ibuka cyagiye kurinda impanuka. Yego. Ibuka cyagiye rata mu nzu byanze. Ibuka cyagiye nyirinzi arimo akomanga. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nibuka yuko hari igihe wari wigeze, Imana ishimwe. Amen. Wigeze kugenda mu muhanda. Yego. Ukabona yuko impanuka zaje. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko rata Imana igakinga akaboko. Imana igakinga akaboko. Ikavuga ngo rata ngo maybe ejo uyu nguyu niwe wankorera. Yego. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe yuko hari ahantu Imana yagiye ikura abavuga butumwa. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Sara rata yabakuye. Imana haraho. Imana ishimwe cyane. Umuvuga butumwa wese wumvira iri jambo yumva yuko ari iry'agaciro. Yego. Imana yigeze yagukura mu kabari. Yego. Amen. Yego. Ujya kuvuga Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ni yagiye avuga Yesaya. Yego. Ntabwo yavuze Yesaya. Yego. Ntabwo yavuze ngo ki? Yesaya. Yego. Yaje avuga ngo Yesaya. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe ko bavuye batakuye amenyo. Yego. Imana ishimwe. Ntabwo baje bavuga Yesaya. Imana ishimwe cyane. Amen. Baje bavuga Yesaya. Yego. Imana ishimwe. Muri make baje batarabakura amenyo. Amen. Ariko iyo batindayo gato bakubwiza ukuri yuko bari kuza yabaye bari mu birambe. Imana ishimwe. Ariko haleluya. Amen. Ariko haleluya. Amen. Ariko ndimo ndumva Yesu. Ndimo ndumva arimo arazamuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko ngo tuzatarama. Yego. Ngo tuzataramana n'abera mu ijuru. Yego. Amen. 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 Ariko nago tuzatarama. Ngo duhita tuvarata. Imana ishimwe cyane. Amen. Nago tuzatarama. Amen. Na bya bitaramo tujyamo. Yego. Ako tugahita dutarama. Byagumaguma. Amen. Leta ni igitaramo kizaba. Yego. Amen. Amen. Kirimo abataramyi beza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana ihimbaza. Amen. Reka dusome muri Yesaya none. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya kangahe? Soma Yesaya. Yesaya 35. Yesaya igice cya 35. Umurongo wawo wa mbere. Umurongo wa mbere. Ubutayu n'umutarwe bizanezerwa. Amen. Ikidaturwa kizishima kirabye uburabyo nka basereti.
amen amen ngo umutayu n'imisozi bizanezerwa Imana ishimwe amen ubutayu n'imisozi Imana ishimwe cyane yego ntabwo bizanezerwa twe tubure kunezerwa amen ariko rata yego tunezerwe ariko ntidusinde iby'isi yego Imana itubabarire gusinda iby'isi yego abantu benshi tujya dusinda iby'isi yego amen Imana ishimwe cyane yego ndagira ngo mvuge kuri aka kantu gato yego reka mbanza nkubwire impamvu ubutabazi bwawe butaraza yego butaraza Imana ishimwe amen impamvu ubutabazi bwawe butaraza ni uko wahita ubusinda ako kanya Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo Imana itinda kudutabara kugira ngo tudasinda Imana ishimwe amen 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 tubusinze mubwira tubusinze ntabwo twaba tukikoreye yego ariko rata bufite igihe buzavira yego ako kubusinda byaravuye yego Imana ishimwe cyane amen kandi niwibwira yuko gutabarwa kwe kutazaza Imana ishimwe cyane amen kandi niturambirwe icy'ingenzi ni uko dufite isezerano ry'Imana yego Imana ishimwe cyane amen Imana kandi himbaza amen none reka dusome kubara 23 igice cya 23 cyo mu kubara uhere ku murongo wa 18 twumva ibyiza bitatse Bibiliya twumva ibyiza bitatse Bibiliya igice cya 23 ku murongo wa 18 haravuze ngo aca umugani uhanura ati aleluya wahe amen Imana ishimwe cyane aca umugani uhanura ati amen haguruka Baraki wumve ntegera ugutwi mwene Sipori ihangane tugendane haguruka urimo wumva kino kiganiro wumve ntegera ugutwi mwene muntu urimo wumva iki kiganiro Imana ishimwe cyane amen amen nkomeze ego Imana si umuntu ngo ibeshye amina shawo Imana si umuntu ngo ibeshye nagira ngo nkubwire na bya bindi byose tizabisohoza niyo byamara imyaka yego niyo byamara imyaka 80 ariko bikazasohoza kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze abantu baratanga yego mu gihe gito bakicuza ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze ishimwe cyane haleluya amen amen nkomeze ibyo yavuze no gukora ntizabikora umva nkubaze se ari wakabazo yego ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza ariko Imana sinjajwa yego Imana sinjajwa kabisa ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza n'ibizasohora koko Imana ishimwe cyane amen 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 ariko bikurure wumve umva yuko nawe nayavuga Imana yakubwiye Imana ishimwe cyane igiye kuza Imana ishimwe ko wagira ngo wari uhari kandi ko yabimbwiye koko Imana ishimwe cyane amen ariko Imana ihimbaza amen umva yuko Imana ishimwe bya bindi byose yamaze Imana yakubwiye amen amen Imana itarinjajwa yego ngakomeza twumve izabikora mu izina ryande mwuka byaramwe rya Yesu amen noneho reka dukomeze ku murongo wa 20 ndumva niho twari tugeze haravuga ngo dore nategetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye simbasha Imana ishimwe yerekera ngo noneho nkubwire yego ngo dore uyu munsi Imana ishimwe amen wowe urimo urumva bino bintu wowe urimo urumva n'amagambo meza anza wumve gatoya Imana ariko ishimwe ngo haleluya amen ngo yategetswe ngo kuduhesha umugisha yego ngo kandi Imana yo mu gihugu cyo mwijuru ngo nibasha Imana ishimwe turabyumvise kabisa amen amen ngo yaramutumye kubavumasha ndabyibutse yego ariko rata icyo yakoze Balamu amen yahise ijya gusohoza ubutumwa bw'iyera yonyine Imana ishimwe cyane yego nanjye ndagira ngo mbabwire yuko umunsi Imana yankoresheje amen undi muntu nawe akantuma yego
nzagenda mvuga iby'iki iby'Imana. Imana ishimwe. Amen. Ariko nahariya hirya ni mu by'Imana. Yego. Amen. Amen. Iwanyu. Ako Imana ishimwe. Amen. Bahise mu by'Imana. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Se n'ukubera iki bahise ubundi mu by'Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe. Bari mu iyerekwa ry'uko Salomo ariho azaba ari. Wenda nawe wamenye. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi ikindi Imana ihimbaza. Amen. Rero ndagira ngo Imana ishimwe. Yego. Numva muri njyewe. Amen. Amen. Hari igihe. Yego. Imana ishimwe. Ariko ratandi igikopora. Imana ishimwe. Yego. Imana ishimwe. Amen. 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 Ako nawe uri igikopora. Yego. Amen. Yego. Ntago ari igikopora. Iki ngiki tubona turi n'abasirikare kandi tugendana n'ibyo bikopora. Imana ishimwe cyane. Amen. Igihe kimwe Amen. Ushobora kujya kubona ukabona hari ibintu bihindutse ariko rata Imana ikoresheje abantu. Nibyo natangiye mvuga ngo tujye twiga kubana n'abantu neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Twari turi mu ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Reka mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. None se Salomo. Yego. Mu by'ukuri umuntu aramutse yumvishe nyamara uburyo uvuga mu Imana nk'umwana harya watubwiye ko ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 13. Yegereza mikoro gato. 13. Ufite imyaka 13. Yego. Ubu niyo umaze kugira. Ku myaka 13 n'ukuri ku myaka 13 ibintu uvuga birakuruta. Ibintu uvuga biragusumba kuko ubivuga hari ntagiye gukabya, hari abavuga butumwa benshi mushobora guhagarana ubwiriza bakabura ikindi bari buze kurenzaho. Aya mavuta uyakura hehe? N'Imana yaduha bundi byose bikomoka ku Mana. Usoma ijambo ry'Imana ryari ko amavuta nk'aya ngaya akenshi twajyaga tubona yabaga afitwe n'abantu bamaze iminsi 2 n'itatu mu butayu 4 barimo bari ahantu ubutayu barabufunze abantu ntibakiri gusenga nkuko bikwiriye, abantu bihugiyeho baguye ivutu. Wowe aya mavuta yo kubwiriza uyakura he? Utasenze ngo wiyirize ubusa uyakura? Mbega tubwire neza ibi bintu biva he, bikuzaho bite? Njyewe iyo ngiye kuryama yego kenshi na kenshi mbanza kwiyegereza Imana, nkabanza nkakurikizaho gusoma Bibiliya. Yego. Imana ishimwe cyane. Yego. No kuvuga ngo buri uko ugiye kuryama ubanza gufata igihe cyo gusenga no gusoma Bibiliya. Yego. None se aya magambo ni ukuba gusuba wayasomye cyangwa hari n'ubundi buryo uyahishurirwamo? Burahari uburyo bwo kuyahishurirwamo. Ari nk'igihe wenda umuntu aba aryamye. Imana ishimwe cyane. Amen. Akagira ihishurirwa. Yego. Amen. Amen. Arimo arabwiriza wenda nk'ahantu nko mu giterane. Imana ishimwe cyane. Yego. Amen. Cyangwa wenda se ahantu runaka cyangwa mu rusengero cyangwa se nko muri stade. Imana ishimwe cyane. Amen. Noneho icyo gihe amen. Amen. Urota ari nka uri murabwiriza nyine. Ngiye ikinjemo icyo mbyutse nyibuka. Yego. Amen. Yego. Nicyo nanjye mpita nkomerezamo. Nukuvuga ngo wowe ukunda kuryama ukarota wenda ubona uri imbere y'abantu, uri imbere y'igiterane kinini, uri murabwiriza ubutumwa. Nibwo buryo ukunda kubibona. Yego. Ukurikije n'ibi bihe turimo uburyo uri murabibona, ubusubira nyuma bukabije buri mu bakristo, amatorero afite ibintu by'ihungabana n'ibindi bintu byinshi, ngo abantu bari kurwana n'ibindi byinshi nk'ibyo. Mu by'ukuri nubwo uri umwana ariko nturi umwana ku buryo ibiba birimo biraba hirya no hino, ibiba birimo bivugwa mu madini, mu gihugu, mu mafunga cyangwa mu mafungura n'ibindi, ntabwo mpamya yuko utabura kubyumva. Ese wowe nibura muri iki gihe nta kintu Imana irakubwira nk'umwana muto yatoranije uri muto ngo wenda ikubwira ati mwana wanjye senga muri ubu buryo, ariko dore impamvu yo kugutegeka gusenga niyi? Ikintu cyatuma bundi kira imbaraga mu gusenga. Yego.
akenshi na kenshi ubundi sibyo yego tudasenze nta n'ikintu cyakoreka yego nabikubwira se gute muri make ubundi tubeshejweho no gusenga yego amen amen umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo zigama ayo mazi wavomye yego amen amen ako mbere y'uko izi nsengero zigenda zifungwa Imana ishimwe amen Imana yajyaga ibivuga cyane yego ikavuga ngo muzigama amazi mwavomye yego amen amen nyine njyewe urumva nkunda gukorera Imana cyane Imana ishimwe cyane amen 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 nkunda gukorera Imana ku buryo nshobora nko kuva hano nkajya nk'igikondo yego ngiye gusenga aricyo kinjyanye gusa yego kubera yuko rata dufite Imana nose hari ikindi twaba dushaka twe icyo tuba dushaka ni ukuguma bundi imbere y'Imana kuko ariho byose bituruka muri make niwe ibintu byose bundi tubikura amafaranga niho ava ku Mana amen uyu mwuka duhumeka akenshi na kenshi uzase nk'ubaza umuntu ngo kuri bomboni isaha imwe nanga ni amafaranga menshi cyane ngatekereza none w'Imana iguhaye fagitire Imana ishimwe cyane ikakwishyuza amen umwuka wose wahumetse wabona ayo yishyura reka niyo mpamvu rero njyewe nkunda ngiye gukorera Imana mu buryo bushoboka n'ubudashoboka yego ukagira igihe cyo kujya guhanjuza nyine ukajya gushaka amavuta ibunaka mu rwego rwo kugira ngo ubone icyo uri buze kubwira abantu nibyo wavugaga hanyuma ndagira ngo nkwakire tutiriwe dutinda ngo dukomeze kuvuga muri byinshi nitwongera kugukenera uzatwemerere nanone kandi tuzakubone ndagira ngo tukwemerere usengera abantu mu by'ukuri hari abantu baba barwaye hari abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye hari abantu bari mu ntambara zitandukanye abo bantu bakeneye kumva ijwi rya Salomo abasengera ni muri urwo rwego rero ngira ngo mu by'ukuri jyewe ubwanjye nkwakire usengera ibyo byiciro byose usengera abo bantu barwaye usengera abo bantu bari mu kaga kugira ngo Imana ibahereze isumbwe hirya y'ibyo ngibyo turi harya warambwiye ngo uri mu kangahe ngiye muri segonderi no kuvuga ngo wakoze ikizamini cyo mu wa gatandatu yego wabaye wa kangahe Salomo waratsinze cyangwa waratsinzwe naratsinzemo gake waratsinze no kuvuga ngo ufite amanota yo kwimuka nagize 83 ahubwo se ukagira ngo si menshi wagize amanota menshi hari uburyo usanga abantu barimo baravuga bati uyu mwana arimo arajya mu bintu by'ivugabutumwa birumvikana amashuri azadindira ntabwo azagira ubwenge mu ishuri wowe uhuza gute amashuri n'ivugabutumwa bihuza gute nta kibazo gutya iyo nyine majije ngiye kwiga ndi ku ishuri yego iyo ndi muri raci yego hari igihe mba ndimo nabwo kwiga kandi niyo dutashye naha mu masaha akuze yego naha mu masaha akuze bamwe barataha ngiye ngasigara mu ishuri ndimo ndiga yego nkaza kugira n'umwanya wo kwiyegereza Imana yego ni ukuvuga ngo abandi barataha ugasigara muri etidi hanyuma n'umwanya ubonye mu rugo ukawugira umwanya w'amasengesho yego ibyo bintu uko bikomeye Salomo hanyuma kugeza kuri uyu mwanya turimo turavugana hirya y'ibyo ngibyo birumvikana abantu barimo barajya ku ishuri mbese wowe baguhaye ikigo cyangwa uzakomeza muri nasari nziga inaha wowe uzakomeza muri nayini uzajya kwiga wiga utaha none se kuki bataguhaye bodingi kandi numva wari wagize amanota menshi bafatiye kuri 85 bafatiye kuri 85 wabonye 83 icyo kigo ni ikihe ibigo byose bafatiye 85 bafatiye ahatandukanye ariko ntacyo no muri nayini bariga kandi barigisha banavuze ko bafite gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi ku buryo ntawe muri nayini ntawe muri bodingi bagomba kwiga kimwe kandi bose bakamenya mu buryo bumwe rero reka nkwakire
udusengere mu izina rya Yesu. Usengera abantu b'Imana, ibyo nakubwiye ugomba gusengera n'iby'umwuka kuyoboye ubisengere mu mavuta Imana iguhaye. Karibu cyane. Kambanze nsengera abantu barwaye, nibo baba ari umwihariko cyane. Yego. Data mu izina ryawe ryera, nzi yuko ushobora byose kandi nta cyakunanira. Nibutsa yuko Imana ishimwe, hari umurwayi wari umaze igihe kinini ku kidendezi ananiwe cyane. Imana ishimwe ngo yari amaze imyaka 38. Amen. Imana ishimwe cyane ngo ariko ngo Yesu ahanyuze ngo aramubwira ngo uti ngo se ngo urashaka ngo gukira? Undi nawe aramusubiza ngo yego ndabishaka. Undi arongera yashishinganya aravuga ngo none ngo urabona ngo nta murwaza mfite, ngo ntago ngo ufite undengera. Yesu aramubwira ngo ibyo ntago ari byo nkubajije, ngo haguruka ngo wikorere uburiri bwawe, numara kwikorera uburiri bwawe utahe. Ndagira ngo negeke, ndagira ngo mamagara Imana rubasha izi tegeka uryamye muntu urwaye, izi gutegeke muntu urwaye. Ndagira ngo mwamagarire Yesu aza kubaza nawe nimba ushaka gukira. Nyamara kukubaza numwemerera, urahaguruka ushime Yesu, umubyinire, umutambire, umutangire 1/10. Imana ishimwe cyane kandi ubwo uzakira uzashima izina ryawe nuhabwa icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twongera dusengere abantu bashaka amafaranga, abantu bari mu bibazo, abantu bari mu madeni, abantu Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nsengere abantu bafite amadeni menshi cyane, ndagira ngo nsengere aboroheje n'abaremerewe. Imana ibahe amafaranga kandi ibafungurire imigisha yanyu. Imana ishimwe cyane. Amafaranga nayahamagara ndi hano, amen, akagera kuri telefone, nayahamagara ndi hano akagera mu ikofi. Imana ishimwe cyane. Data mu izina ryawe ryera, uri Imana, urashoboye kandi urahambaye, uri ubasha, urihagije, nawe utira imbaraga kuko rata ushoboye byose. Umwuka wawe wonyine washobora guhindukiza inyanja. Uwiteka nugira icyo urema, nutanga amafaranga, tanga akazi Yesu. Ndategetse, ndahanuye, ndatuye, ndasabye Uwiteka nubaha amafaranga, nubaha amafaranga. Ndabingingiye Yesu, nubaha amafaranga, nukora mu bwisho bwawe ubaha amafaranga, nukora mu mbaraga zawe ubaha amafaranga. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo twakirane mu izina rya Yesu Kristo, twiyumve mwikaze yuko tugiye kubona imigisha yacu. Imana ishimwe cyane kandi ikindi Imana ihimbazwe. Dupfa kudasinda ibyisi, nicyo dusaba Imana kugira ngo idushoboze. Ni mu izina rya Yesu Kristo twari turi mu ijambo ry'Imana, amen. Reka tugushimire cyane Salomo, hanyuma tugusabira umugisha, utwemerere nanone kandi umunsi Imana yakwemereye nanone kongera kuganiriza abantu ijambo ry'Imana, kubagezaho ubutumwa nanone kandi uzatwitabe, sibyo? Imana ishimwe. Hanyuma hirya y'ibyo ngibyo ndagira ngo ntangariza abantu ko mu kiganiro mu butumwa bwa mbere nta telefone wari ufite. Yego. Ariko mama wawe tuganira yambwiye ko yakoresheje ibishoboka byose agushakira telefone kugira ngo abantu nibajya baguhamagara bazajye bakubona. Yego. Ndetse hamwe n'ibyo n'uwakifuza kugukoreraho umugisha nawe abe yawugukoreraho. Urimo urakora umurimo w'ivugabutumwa kandi Bibiliya iravuga ngo muzatungwa n'ubutumwa, bisobanuye ngo n'uwakumva afashijwe, akumva nejejwe no kugukoreraho umugisha, akumva yagushyigikira akagutera inkunga, mbega akumva yakugurira ako gakositime cyangwa se akumva yakugurira n'urwo rukweto n'ibindi byinshi. Hari abantu Imana yisigarije hano muri iyi si bafite ukuboko k'umugisha, bafite ukuboko k'ubuntu. Imana yahaye ibintu ibaha n'ubumuntu ndetse no kugira ubuntu. Hanyuma rero hari uwakumva muri we avuga atari uyu mwana ko avuga Imana neza, reka nanjye wamukoreraho umugisha. Salomo, watubwira iyo nimero yawe kugira ngo nyabuneka umuntu wazumva muri we akozweho akaba yagukoreraho umugisha, iyo nimero aba ariyo azagushakiraho,
wayitambutsa hanyuma tukayigeza ku bantu. Karibu. Inomero wambonaho ni 079 079 27 38 45 rimwe. Ndumva tuyisoje. Ibyo ari byo byose turagushimiye cyane, udusuhurize mama. Yego. Kuko ndabizi yuko kuba turi kumwe arabizi ko turi kumwe. Yego. Umubwira ati nkomeje gukataza no guhamya Kristo kandi abantu barimo barakira imbaraga. Amen. Urakoze cyane.